abana rero, umwana hari uburyo ushobora kumuhana mu kinyabupfura. Abana barakubagana murabizi, ariko uburyo ushobora guhana abana neza kandi umwana akumva. Ni ukuvuga ngo gukubita umwana ntabwo aricyo gikemura ikibazo cy'umwana. Uramukubita neza, ukongera ukamukubita. Ikintu gishobora gufasha gukemura ikibazo cy'umwana cya mbere ni uko ushobora gufata wa mwana ukamwicaza neza, ukamwereka ikosa yakoze, wamara kumwereka ikosa yakoze ukamwumvisha yuko ari ikibazo, kandi ukamwisha ko iryo kosa atakwiye kurisubira, ukamuganiriza neza mutuje, ukirinda kumubwira nabi, ukirinda kumubangamira, ukicara ukamwereka ko icyo kintu yakoze ari ikosa atakwiye kongera kugisubira. Yakongera kugisubira ushobora kumuha ibihano bindi bitari kumukubita. Ushobora kumwicaza ukamubwira uti niba wagomba kujya gutembera hariya ntabwo kigiyeyo, nicyo gihano nguhaye. Niba wagomba kujya gusura kanaka ntaho uzajya. Niba wagombaga gukora iki ngiki, wagombaga kujya gukora siporo ntaho urajya. Iki gihe ndatekereza ko ashobora kumva yuko yakoze ikosa, ubutakirinda gukora cyo kintu kugira ngo rya kosa ritaza kumuviramo kutajya gusura hantu, kutajya gutembera hantu, kutamujyana ku byicungo. Ureba ikintu umwana yakundaga kandi wawe waramwimuka mubwira uti niba rero ukomeje gukora iryo kosa kandi nakubwiye hantu rero nari napanze kujya kugutembereza ntabwo bikunda, ntabwo uzajyayo, iki ni igihano nguhaye. Akabimenya yuko atagiyeyo kubera yuko yakoze ikosa ryo kurenga ku mategeko cyangwa se ku kiganiro mwagiranye, hanyuma bikaba byamufasha kuba ubutaha yakitwararika kugira ngo atagwa muri iryo kosa, atananirwa kujya aho yagiye. Ni ukuvuga ngo ufashe umwana kumva cya kintu we mu mutwe we acyumve nk'ikosa, ariko kumukubita yego ntabwo ari byo bivuga ko yumva icyo umubwiye. Yego abana batera umujinya, abana bararakaza, abana batesha umutwe, ariko nanone niba umukubise umujinya ufashe ukamukubita umujinya, ushobora kumuvuna igufa, ushobora kumuvuna akaboko, nawe utabigambiriye ariko ukamuvuna, ugasanga uramwangije, ni wowe ugiye kumuvana kwa muganga, cyangwa ugasanga uramumugaje, ni wowe ugiye kumwirukaho kwa muganga. So rero byiza ni uko wafata umwana ukaba wamukosora, umwicaje, umuganirije, ukaba wamukosora mu bundi buryo, umwana akaba yakumva. Abana barumva nubwo bigoranye, ariko bageraho bakumva, agakura yumva yuko cya kintu atari cyiza. Wamwicaje, wamuganirije, bizatuma wa mwana nawe yiyumvamo, akajya yicara akaba yakubwira ati mama nahuye n'umuntu hariya yashize kungira gutya na gutya, aza kugira icyiza. Ariko niba azi ko ibyo bintu byose ashobora kuba bikubwira ukamukankamira cyangwa se ukamwirukankana, azagera aceceke, agera aho ajya mu bishuko cyangwa se agere mu bindi bibi, agera aho ajya akora amakosa yicecekere, akora amakosa akwihishe, mbese ajya acungana nawe kuhisha. Ariko niba azi neza ko icyo akubwiye ushobora kwicara ukamutega amatwi, uwo mwana nzi neza yuko uwo mwana azajya agerageza kukwegera nka nyina, azajya kwegera nka se, hanyuma mukakiganiraho, ukaba wamuha umwanzuro, ukaba wamwereka inzira nziza, hanyuma umwana agakura neza mu burere bwiza uba wamuhaye, abahawe n'ababyeyi. So rero nibaza yuko ibintu byo wajya uhindura ukabikora gutya niba ugiye gukubita umwana.